Yesu ashimwe cyane, dushimiye Imana nanone ko yongeye kudutera iteka. Nkunda ko Imana idutetesha, ikaturinda, ikatureberera. Tugarutse nanone ku Migabane Ibiri TV mu kiganiro cyacu cyakunzwe na benshi cyitwa Indorerwamo y'Umuryango. Ndi kumwe nanone na Icyeza Christine, ngewe kandi ngarutse ndi ngango Enata. Tubahaye ikaze Christine. Yesu ashimwe. Amena. Ugenda umpindurira kenshi kandi urushaho kugenda untungura. Niba ari amavuta ariko nibyo ntabwo ari niba, ahubwo tuzi neza ko iyo umwami adutabaye atadutabara igice. Turakwakiriye nanone muri studio kandi twongeye kukwakira muri cya kiganiro cyacu cyiza. Namwe rero turabashimiye, mwebwe mwagikurikiranye, mwebwe muduhamagara, ab'imiryango yacu, ab'inshuti zacu, abatubwira ibyo twongeramo n'ibyo dukosora. Twebwe turi hano tudashaka kongera cyangwa kugabanya, ahubwo uko umwami abiduhaye niko tubigenza. Kristi rero turakwakiriye, ukomereze hamwe wari ugeze. Tuhibuka neza kandi dufite amatsiko yo kongera kumva uko byakurikiye. Karibu. Yego, murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, nanjye nari ngukumbuye. Yego. Kuri nanjye iyo nkubonye ndanyurwa, nyanezerwa cyane. Amen. Ariko mu rugo byari bimeze neza. Yego, turaho. Yego, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Reka dukomeze rero ikiganiro cy'ubuhamya bwacu. Reka dutangire nsenga. Uwiteka Mana nziza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'urukundo, Imana itugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Databuja utumenye tutarakumenya, imbaraga zawe igihe cyose zora zidutabara, kuko watumenye turi insoro mu nda za ba mama. Ndagushimye cyane, ngewe uri imbere y'abagaragu bawe abaja n'abajakazi. Ndavuga imbaraga zawe no kugira neza kwawe, ndavuga ubutware bwawe Uwiteka Nyiringabo. Nasanze ntaho udakura umuntu, nta naho utageza umuntu. Urakoze mwami wanjye rero, nyemerera njye imbere databuja y'ibiremwa byawe waremye kandi wishimira bifite ishusho yawe. Mvuge imbaraga zawe no kugira neza kwawe, ubutware bwawe bukomeze bugaragare. Kandi Uwiteka Nyiringabo, uko wabikoza yaba ariko bisohoka, ntakazagira ikindi cyongerwaho. Mu izina ry'uwaducunguje amaraso Yesu Kristo. Amen. Amen. Ye murakoze. Yego. Kandi ndagushimiye cyane ko wongeye kuntumira. Yego, urakoze cyane. Ubushize twaganiriye nkubabwira ukuntu twabanaga n'umukecuru. Icyo gihe nkubwira ko nubatsinze ebyiri, ya mama wanjye n'iy'abana. Ariko iy'abana nyibanamo n'umukecuru. Uriya mukecuru rero yabaga mu ruhande rwe, nyine urabyumva, urutara rwe rwabaga hirya n'urw'abana rukaba hirya. Nagerageje kubitandukanya rwose. Umukecuru akankunda ati nge ntuzamba kure cyane ko mbona unanyitayeho. Ariko nkubwira ukuntu najyaga nkorera ibintu nicuye nkabibona, nakwicura mva umugongo uramfashe, nakwicura mva bukenze no kumufata arikanga ahita aryama cyane yihuse kubwo ubwoba yaragize. Ndangije arambwira ati niki kiguhagurukije, niki ugiye gukorera bari abana? Ati wa mukobwa ugira amabi menshi, mbona iki kiba cyakujije gusinzira. Ndavuga ariko ninjye numva nkorera ninjoro. Ati kuki utavuga? Ntago subonamenya ari biki. Ati kutazi ibyo byo n'ubundi uceceka. Nibwo nabyutse mu gitondo, ndagenda njya ku muryango w'inzu ya mama, sanga yanabyutse. Ndamubwira ma, ati papa yarakiryamye. Ndabwira mukecuru wacu araroga. Arambwira ati se kuki ubimbajije mwana wanjye? Ntibura hari ibintu byinshi nagiye mbona ariko nanga kukubwira. Hari ibintu ngira nke nkumva arimo aransiga, noneho narangiza nkaryama, nakwicura nkumva ndasa nk'umuntu wasize isabune. Nkumva umuriro urikurura nk'umuntu wasize isabune ikaza kugira ikuma. Tukabyumva mu buriri ni kandi ngo nabyo ukajya gutera ibindi bintu abana baryamye. Noneho ngiye akenshi nkunda kwikanga, hari nangire byashaka kunshira no ku munwa. None se mama araroga kwera umukecuru? Ati mwana wanjye wimbaza ibyo bintu. None se mama ni wowe uzi iby'uru rugo ni warubanye, nta kintu wigeze urumva nibura wenda n'abantu bavuga? Arambwira ati mwana wanjye rero najyaga numva abantu babihwihisa, ariko ibyo umva ntago wajya kubihagarara hejuru utabifatishije amaso. Ntabwo rero mama wanjye uzi ko ntarwaragurika, ntago ndwara mu nda, nta mutwe nakubwira ngo wandiye, sindakubwira ngo umugongo wandiye, ariko umunsi uzumva nakubwiye ko ndwaye uzamenye ko mukecuru wanjye aroga noneho. Yego. Ati ni ukuri pe. Ati reka dutuze twicecekere
turaceceka cyane kurumva ari umuntu wari ku isano ya papa kandi ritari irya kure. Turaceceka ntago haciyeho ibyumweru 2. Mu cyumweru cya 3 nasohotse numva nta mahoro mfite, ariko mama ndumva umutwe ati kandi ibyo ni biki, ariko ndumva ntameze neza, ariko sibite byawe ati ngaho sohoka. Ndasohoka ngeze ku muryango numva umutima urikanze, numva mfashwe n'ikizengerera, ibyasubiye inyuma ntubimbaze. Gusa nongeye gushiduka mbona abantu benshi bamagaze hejuru bavuga yiwe rugo se hari ahantu habagiraga ibintu se ko bibica umwana w'umukobwa utagira uko se uramwana w'umukobwa napfura mu byara sigaraye yarafite umwana w'umukobwa rwose utuje mwiza kandi umwana mwiza wamufasha uramwana none apfura mu byaye yagiye se bagiye batunga ibintu bakamenya no kubikorera buriya bishe kondisiyo. Uzi ukuntu satani ajya afata ku bintu bifite umumaro. Yego nuko utanakoresha ibintu bifite mama arahwera abantu b'abagabo baraza abantu none umukobwa rwose ufitiye umubiri naterewe n'abagabo bageze kuri 3 baraza bantereka mu rugo hagati bati muzane nyiramunuka nabi ibintu kira abana bajyaga bakubuza abakobwa bitaga nyiramunuka bakazikubita neza bakazikubuza bati muzane nyiramunuka nabi mu mukubite muzane ibikisi mushyiraho wenda yazanzamuka. Naje kuzanzamuka umutima wanjye umeze nk'uri hagati y'impindu cyangwa se y'inshinge. Byabaye ngombwa baranterura, sinavugaga sinakomaga numva vuga nagiraga gutyo yamvugisha nkagiranye nkavuga nkagira kuvuga ngo kuko ubwo nagiraga nk'umutima watera nkumva ratera ahantu ubuye nkumva ratera mu mahwa kumva umeze nabi none nkavuga nti nimondeke baranjyana bandyamisha mu giti cy'umumena amabuye waga mu rwano nakundaga kubohera cyane icyo giti cyari imbere y'umuryango. Aho abantu maze kuhagera rero ndyamye mama arumiwe ntacyo twavuze abantu bose bayobe byari byo habaye gukorwa n'isoni gusa abantu bose baracicika. Anzaniye icyonwa yashyira ku munwa nkabwira nkoya batwikiriye muri icyo giti uwanguye kujya mu zunda habwira ntoya mondekere hano. Birangije arambwira ati se dukora iki ko bwije tukujyane munsi ujye kuryama. Ndambwira ntoya mama sinsubira kuryama kwa mukecuru none biragenda bite nimunjyane munsi wanyu. Data nawe ati barakubeshye yego sindyamana n'abana ntungere no mu nzu yego sinahagushaka mburabuzwa n'iki kujya abandi ko bayirimo yego. Ndavuga nti hoya kandi sinari kuvuga byose ubundi biri byari bizwi na mama. Ni mama niba ntaje mu nzu aho nimundeke niryamire mu giti hano munsi y'igiti timwana wanjye uraharara ntindaharara tayiwe ntindaharara ahubwo ntagira unkoma ni murebe byo munyurosa bafata ku misambi yanjye ari taruzura barorosa basasha kudutambaro bashyiraho nibiri giti dore ko twabifataga bashyiraho ikiringiti hejuru barenzaho imisambi. Ubwo byabaye ngombwa ndaraho buracya mu gitondo bakotekaga ko makajya bamesha kayiko ntangira kunywesha kayiko nk'uruhinja kuko sinegukaga nuko. Ubwo byabaye ngombwa no kwihagarika naho barongera baratora bashyira ishashi hasi banyirosha indi hejuru kubwo kuvuga bati imvura iguye bigenze bityo kuko aho nahamaze imyaka 4. Christus ko wavuye kure cyane ntago nabyutse muri icyo giti rero byagezaga nijoro najya kubona nkabona umukecuru araje akabyuka mu ijoro akavango niko ngo wanze kuza kuryama hano ntago nahagaruka mukecuru ngo urabuzwa n'iki ngo narakuroze harya ninde wabikubwiye umva hari umuntu nabibwiye ngo ko ntibimubwiye se mama we narabimubwiye ngo angira atese nyoko utazi n'umuti w'ibicurane w'abana nyoko wabuze ubwenge cyari urwo ryuraho ntacyo azantwara kandi nasowe aho namushyize ninge mpazi mufite gutya ndaceceka ariko komara akanshira imbere ngumva ngo niyo nanapfa nta ntanga ngipfana nta mfubyi siga ku gasozi n'ubundi barashize nta gahinda mfite kawe. Nkaceceka ngo wansubiza iki ndabwa ntacyo mukecuru ariko mu ijuru hari Imana. Ngiyo Mana yanyu mwangisha ariko iyo Mana mbarumva muvuga mwasaze umva ngo nuramukukize. Iyo Mana yawe nabatamuriza ni mukuru wanjye. Iyo Mana yawe musenga nabatamuriza izagutabare ngo nzamenya kiba. Ati ndaceceka
bukiye agarutse ku ijoro rya kabiri nabwo mukecuru ati ariko uzi ko nta cyaha numva kindi ku mutima kinshira urubanza. Atushatse kuvuga iki? Ndiko nta cyambuza kujya imbere y'Uwiteka bibaye ngombwa nkanataha. Nta cyaha kinshira urubanza, nta cyaha numva nakoze cyambuza kubana n'Uwiteka, ni kandi wowe ahubwo unteye agahinda. Si wowe uramutse upfuye Imana uzayibwira ko wamporaga iki? Yego. Agiye kumbwira arambwira ngo nta Mana ibaho, Imana ni data, Imana ni inka z'umugabo wanjye n'umugabo wanjye. Iyindi Mana umbwira ni iyi. Kristi wavutse mu muryango ukomeye, bapagane bakomeye, bihakana Imana. Nahise mura mu maso ndavuga ntunteye agahinda gakomeye cyane kuko hari aho uzagera ubazwa icyo wampoye. Araceceka aranyihorera, mbona n'ikintu bimubwiye, nibera mu gitaho ngaho, ariko urumva mu murwo nta mahoro yongeye kuhaboneka. Ibyo yakoraga ni ubizi kuko amahoro yarabuze, abantu bagatangira gushaka gutarara, papa agatangira kuba inyamaswa, yanambona akaba yantsinda muri kiriya giti, mama yavuga biba ngombwa umutwe akora kuza akadukora yihishe. Izuba rikava rikansiga munsi y'igiti, imvura ikagwa ikatemba bikarangira. Byagaza nijoro nkajya mbona ibinsimbuka, nkabona ibintu bimeze nk'abantu binsimbuka, nkabona inyamaswa zigenda, bigenda joro byose urumva nabaga ndi hanze. Ariko naramaze kwiyakira. Nzi ko hasigaje guhera umwuka gusa nkivira mu buzima. Ndavuga nta kibazo tu. Ariko icyo nzi cyo numva nta mutima ucira urubanza. Nibwo byaje kugezaho abantu twari duturanye, urumva hari twahungiye Nyakivara, hari n'impunzi twasanze zahunze mbere. Yego. Noneho bo bari bubatse ari abantu batuye baroroye, barahinga, bamenyereye. Noneho hari umugabo twari duturanye haruguru yaho twari dutuye, ntago nirwa mvuga n'amazina ye. Uwo mugabo yari umugabo w'inka nyinshi, umugabo kuso w'umusaza, umwana we yabaga Kampala, undi agiye kujya hanze mu Buholandi. Arangije aravuga ati tugiye gushaka muzehaze adukorere neza uburyo umwana wacu azagenda. Urumva abantu bakora n'imyuka bafite uko babigenza, hanyuma umwana wacu duherekeze neza, ugiye hanze n'usigaye Kampala bazatunge batunganirwa. Buriya abantu bakoresha imyuka mibi bazi yuko imyuka mibi itanga buri kintu. Yego. Kandi n'abashobora kubigeraho dore ko nabyo bijya bibaho, nta mahoro baba babifite. Yego, ntayo, nta namake. Nta mahoro y'umunyabyaha ni Uwiteka avuga. Akiza yazamutse aho twari dutuye, akigera munsi y'urugo abwira imodoka y'uwo mwana wari muzanye ati shyira hasi. Shyira hasi umutwe wanjye umbwirije kuvura umuntu uzira ubusa. Ati kandi uriya muntu ndabona ari umuziranenge. Urumva ntago azi iwacu, ntanzi, nta kintu nazi na kimwe. Ati umutwe wanjye umbwiye kuvura uriya mwana w'umukobwa wazize ubusa. Ati uyu mwana w'umukobwa yazize ubusa. Ati uyu mwana w'umukobwa ufite inyonjo mu mugongo no mu ndibyara. Ati ntizirasohoka neza ariko iyo mugongo we yasohotse iragaragara. Ati ni hehe muze? Ati mushyira hasi. Ati umutwe wanjye unyereke hariho. Yagiye hasi aromboreza areba hahandi mu giti cy'umena amabuye ndyamyemo, kuko nubwo ntamurebaga niko nabitekereje, kuko ubwo yazamutse najya ko nabona turutse umuntu uturutse hepfo, ndeba amaguru, ndarebaga neza umuntu akiri kure cyane. Noneho akingera imbere namonye ariko yicaye kuko sineguraga umutwe. Yego, yego. Nimba bavuga ngo muzamuke cyane mugende muri kiriya giti murasangamo umwana uryamye, mumukore mu mugongo, ndababwira ibisigaye inyuma. Yego. Yaraje nkora abadamu baraje nari mbazi, ndavuga niko nabwiye mama katazavuga ibyanjye, none akaba abivuze. Kurumva abana bakobwa rero ntabwo ushaka kwerekana buri kintu cyose. Yego, cyane ko nta naryama nari insiranye n'abana benshi b'abakobwa bansuraga b'abasore, twajyaga kujya kwibyinira tukarara imihuro, tukajya mu marondo tukabyina tukizihiza koko. Yego. Tukanyurwa. Abo bose baje kubirwa uko byagenze. Nanjye mbira mani usaceceke hazagira umenye ibyanjye. Nkumva ari igisebo, nkumva banseka, ariko byabaye ngombwa uwo mama baraza, abakobwa bari barambonye barazaga bakarira abakigendera. Yego nangwa na mama baraje. Bakinkubita amaso bati dore cya gikobwa baraturika bararira. Ndavuga nti ngiye ku gasozi. Bararira uwanyuma niwe waje asa nk'ugiye kungwa hejuru akora kuri cya kintu. Ndavuga koko baje banabizi ko mfite ikintu mu mugongo gise nari nzi cyari cyo. Ni cya kindi nyogokuru yagusiga gukumva ni nk'isabune. Nkumva ni nk'isabune sha. Ntimbese ntibaje banakizi. Mbega mama wanjye wamemukiye. Mama yataye umutwe cyane bigejeje atangiye kujya yagira abantu bose naramubujije, n'ubundi ko niba ndi wo gupfa nzapfa. Ararwana n'iki kuko. Ako kanya mama mbona asohotse muzu, mama nawe mbona arikanze. Ndavuga ibintu mama ntago abizi. Ako kanya abahinja hageze umusaza. Saza rwose mwiza cyane muremure w'inzobe, aravuga ati ni mu intebe nicare.
atumva mudama we umva zane intebe twicare hangaha ngiye mu intebe nicare ndashaka kuvura uriya mwana karabaye ngira nyandeba wa musaza wa mukecuru wandoze yari yicaye munsi y'inzu ahaguruka yiruka ajya mu nzu arahunga amazanye intebe aricara atujya umutwange mbwirije kuvura uyu mwana w'umukobwa umwana w'umukobwa si umushizi w'isoni umwana w'umukobwa nta muntu yagiriye nabi ariko umutwange mbwiye ko muvura agakira kuko arazira ubusa mama araceceka arambwira ati jyewe yo ntumiwe n'abantu ngiye kuvura ati dore iriya modoka ureba izamutse niyo yarinzanye tuye Tanzania umvura bampaye ibimasa 2 yego bakampa imitwaro 10 yego bakampereza ijerekani ya waragi yego n'imitwaro 10 nabikubwiye y'amashiringi yego mama ati ariko we ntacyo ufite nta kintu ufite ngo wa bivuze ngo n'imyuka yabirarondora rero cyane ati nibyo mbona ukangisha kubigiraho ntibyagushobokera yego ubwo nizo nka zabaga Tanzania zo zaragiye Tanzania twebwe duhungiranye Kivara ariko reka mbwira abantu dukijijwe abantu tugera mu nzu y'Imana niba tujya gusaba Imana tuyisabye tugendeye aho kandi abisi bakinkasha bakaka inka bakaka amashiringi bakaka bagakoresha ngo n'ibyibara rimwe n'izo kanyanga twiminjiremo agafu natwe twige gutambira ibitambo tubitambira Imana yacu aho ngaho nanjye ubwo nkuyemo akantu ubwo nanjye urambwiye niba bisi babikenera Imana yacu ntabwo ariyo itabikunda yo ikintu cyose ubundi gisaba igitambo yego ibintu byose ariko ibitambo byiza n'ibishimwa n'Uwiteka yego naje gusobanukirwa ku kantu nuko buriya Tanzania aho hari y'inka niho zahungiye uburyo rye wari umaze nk'umuntu mbese ukomeye ni nanjye wajyaga Tanzania muri izo kandi wagendaga n'amaguru wagenda n'iki ariko reka twe kukwita Christine Cyeza tukwite Mukantwari kandi hari ikiganiro wigeze kumbwira uravuga ngo nguriya mukecuru yavuze ko nta kintu na kimwe muzimarira bantu mwabyaye abakobwa ahubwo tubakangure abakobwa bafite ikintu bamaze mu muryango ndetse gikomeye n'umunyarwanda yaravuze ngo bazubagira nibagwire urumva kiriya giti cyabaga nk'icyange nicyo naboheragamo imisambi nicyo naboheragamo inkoko mbese twaricaraga tukaboha kandi tukaboha pe cyane ubwo byabaye ngombwa muri icyo giti aho hari n'ubundi wanjye nyine niko nakahise umusaza aravuga ati uyu mwana ngiye kumuvura ako kanya atanga umuti ati uyu mwana n'umwana w'intwarabugabo yubatse aya mazu ndabibona yafatanyije ibyo bintu byose yahise ayibona kuko ubwo muri ibyo nakoraga mvuga ngo ndashaka gufasha ababyeyi yego harimo ko nari narubatse amazu nubakiye mama n'iya papa ndashaka abantu badufasha kuzubaka nkajya mbishyura nkabahemba uko nako bikunda nacuruzaga muri ka gakarita nari mfite kanje noneho naje kugwizamo udufaranga ntangira gushaka gucuruza ngo mbone ikifasha ababyeyi n'abana batoya twari dufite noneho muri utwo dufaranga nabonaga nsanga tutagomba no kuba mu mahema nshaka amafaranga yo kubaka ayo mazu ariko nkabajyaho nanjye nkajya mu gishanga nkahera ubwatsi bwo gusakara nkajya gushaka amakombo nkajya gushaka nanga nkakata urwondo bakanyubakira nanjye nkajya nishyura gutyo mu buryo byabaye ngombwa rero ko uwo musaza avuga ati uyu mwana yazize ubusa ariko ngiye kumuvura abamvuga uti umuti arampaye ndanyweye ati ndabona ukwiye gushandagwa no gufata urwembe ukajya usatura gutya ku mubiri no babyita kurasaga noneho nkamubwira nti ndamubwira mva muzehe ati nta hantu ukoze ati ninashatse nuko nahagera igihe ubwo ngo mpicire hakananira ningaho ntahukoze bariho ushandaga yashandaga hakaturukamo ikintu yakuruzaga akantu kameze nk'agahembe ukuntu utamenya yarangiza agakubita hasi hakavamo amaraso y'umutuku agahita azana akantu kakuma gatema hakavamo amaraso y'umukara bumbiyemo ikintu kigahita gisohoka kikagenda kigenza n'amaguru ayuhe kikuri mu mubiri kindi mu mubiri habayeho kubura n'urwembe baba basazi datarabareba arabasuzugura ariko burya biyemana n'amafaranga yo kugura urwembe urumva ko nari maze aho nta n'ikintu ngifite mu mufuka
uzi impamvu numva ngewe yabasuzuguraga ni uko cyagiye wa mukecuru yari yavuze ko nyoko ari igicucu ntacyo azimarira, atazi no kuvuguta umuti, kandi aravuga ngo na so ngo aho namushyize ndahazi. Bivuze ngo nubwo byavumbutse muri wowe ariko bari barabikoze kera. Yafashe urugo rwose nta kintu yasize. Biba ngombwa ko umusaza afata icyembe yari afite icyuma karukunda ntacyo ukoresha icyo ufite, ariko nibura untabare. Ikintu kigahubukamo kikagwa, ikintu kigahubukamo kikagwa. Christine wababaraga? Huye nabaga harashize nta buzima hagifite, haraboze ahubwo ndirirwa imbere n'ibyo birimo, kuko cyavagamo nkumva ndaruhutse. Hari naho yagaza akajya bikuramo nsa nk'usinziriye, ariko kubera narababaye cyane birenze. Hari aho nagaze nabwo nti ndageze imbwira Imana nti data, ndamutse mbashije gukira, Mana nyirika ikintu cyose wansaba, ikintu cyose nasabwa numvuye nakimuha. Mfite unteye amatsiko cyane cy'icyo ku kintu wahaye umusaza. Yego ni ikintu cyose ukomeze nuko nibwo mama wanjye ambwiraga ngo yabonye ahantu bavura, ntihara numva baririmba ati, numva bavuga ngo ni aho bita mu Barungi, ati ntago ntajyayo, ntago nzajyayo, Imana ndekera aha, Imana niyizi uko nzabaho kandi izankiza. Ubwo hagati aho ngaho njye kumubwira ibyo ngibyo, mama wanjye nawe yari amaze kubura uko yabigenza. Erega yari yarabuze n'umukozi. Yego Kristi, ndagutumiye mu kindi kiganiro cya gatatu kugira ngo uzambwire kuri iyo ndahiro warahiye mu mutima wawe, niba waranayatuje akanwa yuko umuntu uzakuvura hari ikintu icyo yagusaba cyose. Se wari utunze iki buriya? Reka rero nzaguhamagare mu yindi episode ikurikira utubwire n'urwo rugendo, kandi urakoze, Imana iguhe umugisha. Namwe rero mwadukurikiranye turabararitse kugira ngo dukurikirane episode ya gatatu. Christine azatubwire nanone niba yarashyize agahigura iriya mihigo ye. Murakoze kudukurikirana kandi turabakunda.